Ntekereza ko natwe twabuze tuzabasanga
umushumba arasomera abami ba mbere abami ba mbere igice 18 umurongo wa 30 kugera 36. Pasera nawe arasomera muri ibyakozwe n'intumwa 9 umurongo wa 40 kugeza 43. Guhera ku murongo wa 30. Kamusome aravuga ngo Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga. Ari we ijambo ry'Uwiteka ryangezeho riti Isiraheli nibyo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo uruhavu rwajyagamo indengo 2 z'imbuto. Aherako agerekeranya inkwi, acagagura imfizi ayigereka hejuru y'inkwi, maze arababwira ati nimwuzuze indengo 4 amazi muyasuke hejuru y'igitambo n'inkwi. Arababwira ati nimwongere ubwa kabiri. Bongera ubwa kabiri. Arongera arababwira ati nimwongere ubwa gatatu. Bongera ubwa gatatu. Amazi asendera agota igicaniro yuzura na rwa ruhavu. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana muri Isiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Umwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye, n'umukungugu ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Amen. Amen. Nakireze ijambo ry'Imana. Byakozwe n'intumwa 9:40. Petero abaheza bose arapfukama arasenga. Petero abaheza bose arapfukama arasenga, ahindukira intumbi ati Tabita haguruka. Arambura amaso abona Petero, arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana iyo hose benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi iyo acumbitse kwa Simoni umuhazi. Ashatse kuvugamo akajambo kavuga ngo bimenyekana iyopa. Aho tuganira ku ntego y'ijambo ry'Imana ivuga imbaraga ebyiri zihora zirwanira mu muntu. Imbaraga ebyiri. Mbese hari imbaraga ebyiri iteka zihora zirwanira mu mutima w'umuntu. Hari imbaraga z'umwijima n'imbaraga z'umucyo. Izo mbaraga ebyiri ziba ziri mu mutima. Rimwe imbaraga z'umwijima zikagukurura, ubundi iz'umwuka nazo zikagukurura. Mushumba yabikomojeho, nibaza niba nateguye tutari kumwe, ariko amagambo
y'Imana musa n'Imana muvuge ngo amena. Hari umurwayi uri muri mwe urwaye nasanga ikiganza tumusengera arimo turagusengera kandi Imana iragukiza. Ubushize nababwiye ko hari umuntu wari urwaye bamuhetse mu ngobyi maze ngo intambara ibaye bakubise amasasu yari ari muri ya ngobyi y'abantu 4 barimo bagenda bahita barambika hasi ingobyi bariyirukira bari bamujyanye nawe abatuka muri ya ngobyi ariruka ahita akira kandi yagendaga avuga atayiwe ndapfuye munyihutishe we yakuyeho imbaraga zo kwiruka atabashaga kwigenza. Niyo mpamvu iyo turi imbere y'Imana tujye twizera ko tugomba no gukira. Uvuge ngo mega Imana twicaye imbere n'Imana ikiza. Muzi ibintu Imana igiye gukora uyu munsi. Hari ibintu Imana igiye gukora
umva hamwe ngo bamubwira umugore ngo witwaga Yezebeli umuki urubyiruko muri he gashaka umukurikira Imana irashaka kugira ishyaka icyo Imana yatumye ubundi kugira ishyaka cy'umurimo w'Imana ishyaka n'icyo ugira ishyaka ry'umurimo w'Imana kuko hari abagira ayandi mashyaka ariko ugira ishyaka ry'uko Yesu yamamara aho uri wamamaze Yesu aho turi mwamamaze munyemere nongere mbabwire mundebe mubwire ngo genda wamamaza imbaraga z'Imana wabonye n'abandi bazakizwa ubuya genda uzamamaza uvuge kugira neza kw'Imana byonyine uvuge yakugaburiye ushonje uvuge yagukuriye mu byaha n'abandi bazakizwa n'abandi bazagira bate urubyiruko rwiza genda gusa uvuge Imana yatumye ivukira muri Finilandi n'abandi bazagira bate bazakizwa haleluya yego sha Imana ishimwe cyane Eliya rero ngo aragenda ngo yiyumvamo uvuge ngo amen yiyumvamo ishyaka ryinshi ngo ariko n'Imana yari igize itari imuhagurukije ngo arangije arahagarara areba abahanuzi ba Bayali areba Ahabu areba Bashera arangije arababara Imana yari ikeneye umuntu umeze nka Eliya uri bubabazwa n'ibizira bikorerwa mu gihugu uri bubabazwa n'ibyaha ngo arangije aravuga ati uhereye none yavuze ngo igihugu nta mvura izongera kugwa nta nubwo ari Imana yari imubwiye mwari mubizi ko atari Imana yari imubwiye nta mvura izongera aravuga uretse n'imvura ngo nta n'akantu k'akamwe ikime murakizi ngo nta n'iki nta n'ikime ngo ariyo imvura yikubita mu mufuka ariko rero niyo afashe imvura mu gihugu akayishyira mu mufuka ndashobora abantu bagiye kumera nka Eliya bagashyira imvura mu mufuka mu izina rya Yesu aravuga ati ndayitwaye nta mvura nta n'ikime ntabwo bizongera kubaho mwumvise nta n'ikime mugasuzugura Imana bigeza Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo arayitwara ayishyira hehe ariko mwambara mukatwara mufuka ariko mwakame Imana ikabakoresha ngo arayitwara umugu nawe yaravugaga ayitwaye ariko ngo bariyemera ngo yabishoboza iki se ngo nayitware muri aravuga ati ndabitegetse Eliya nta mvura mujye mwubaha abahanuzi mwari mubizi jyewe uzamvugaho Imana yaramuhamagaye nzajya kubabarira kuko niko yambwiye kuko ngize ikintu musabe cyamubaho uzavuge umuhanuzi umaze umuhanuzi utwara imvura mu mufuka ubwo urumva wowe atagusabira yakugira ati umutambyi kandi Eliya yari n'umuntu w'umutumishi muvuge ngo amen wera wino mugabo wowe yagiye inyuma wera ariko witwate ko mbona nanakuzi wowe hano maze kugenda amenyamo abantu ariko benshi ndabona rwose nkafunguza agarara neza utyo ureba iteraniro ngo yari umugabo mugufi uyu ni muremure nabuze umugufi ariko icyo ndebye ni ubwanwa ni iki ubwanwa bafite ubwanwa n'amafavore n'amaki dore ngaya amafavore nayo habaye mutaha asaza n'abacecuru n'amaki yari umusore ngo wiyumvayumva arangije imvura yikubita hehe urayikubita mu mufuka Imana wagenda wicare mama mutunga ibiganza ati yego Imana iguhe imbaraga ikubite mu mufuka
bwinshi ngo maze akagezi kamaze gukama uhumura abakozi b'Imana, Imana izajya ibafungurira akagezi. Ndumva ijwi rimbwira ngo Imana igiye gufungurira abakozi b'Imana akagezi. Abakozi b'Imana muri hano muzamure ibiganza mwakira akagezi. Imana ibafungurire akagezi. Hari akagezi Imana igiye gufungura. Hari akayira. Hari akayira. Nubwo mubona byakomeye ariko hari akayira. Ngo akagezi kamaze gukama uko yabigenje. Ngo Imana ibwire Eliya ngo umugaragu wanjye wagize ishakura yumvira. Ariko haguruka noneho niwe wahanuye ko imvura igiye kugenda. Ugira n'ishaku yitwara mu mufuka. None genda usanga umupfakazi hehe Isarafati mutegetse kugutunga. Ngo arahagera ngo asanga umupfakazi wifitiye umwana. Ngo arangije aramubwira ati ufite iki muri iyi nzu? Umupfakazi ati nta kintu ufite. Ati sigaje agafu gakeya n'utuvuta dukeya tukaturya ubundi tukipfira n'umwana wawe. Eliya aramubwira tumva banza uvuga ko gatsima nubwo ari gake ukame nk'iri. Ntiyagira imbabazi z'ako kana kari bupfe kazize inzara. Aravuga ati ako gafu kavuga. Agafu kagira ute? Ngo aragenda aragakumbura arakavuga. Avuga ko gatsima ngo akazanira Eliya. Ariko buri Eliya ikintu yarakoze muracyumva. Yaramubwiye ati nubwo wapfa wowe ntacyo bitwaye kuko we nturi umuhanuzi, ntabwo wabitse imvura mu mufuka. Ntabwo uzakiza igihugu cyose. Aramubwira ati yaramubwije ukuri. Aramubwira ati ariko kubera ko ndi umugaragu w'Imana wowe uvuga ko gafu gusa uzane nkarye nagire nimara kukarya hari ibitangaza bizakoreka. Muvuge ngo mena we ku bantu basomye Bibiliya ngo ako gafu kavuyemo ifu nyinshi ngo ndetse n'amavuta aba menshi. Ku bantu b'abashakashatsi bavuga ko urwo rugo ariya mavuta ya oliva yavuyeyo, bakoze uruganda rw'ayo mavuta. Muvuge ngo mena kubera ko umukozi w'Imana yagize ati yahageze. Umva kandi kantu kabereye ngo umwana w'uwo mupfakazi aza kurwara. Ukuntu abahanuzi mutugerageza. Ngo ararwara ngo araremba. Ngo wa mupfakazi aramubwira ati niko muntu w'Imana turapfa iki? Ni icyakuzanye iwanjye? Ni ukugira ngo umwana wanjye apfe? Uzanywe no kuneka ibyaha byawe ngo ubibwire Uwiteka narangiza nyicire umwana? Ngo Eliya aramubwira ati uwo mwana. Muvuge ngo amena. Umwana yari yapfuye aramufata ngo amurirana hehe hejuru mu masengesho. Ngo aramurirana ngo arangije aramusengera. Muvuge ngo amena. Ngo arangije ngo umwana yumva ijwi ry'Imana, yumva ijwi ry'umuhanuzi Eliya. Ngo umwana arazuka. Ngo yenda aterura wa mwana amusubiza mama we. Umva ukuntu wa mukecuru yavuze. Yaravuze ngo noneho ngo mbonye kuri umuntu w'Imana. Ibaze we mbonye noneho kuri iki? Umwana abantu mutugerageza no muzabyemera byaso bizasohora kuko byavuzwe bitabasha kubeshya. Yamugaburiye amavuta yuzura ibitega ntiyabona ko ari umuntu w'Imana. Amafu ariyongera ntiyabibona. Ariko umwana azutse aravuga ati mbonye kuri iki? Umva rero noneho tugiye kubona imvura yaje kugaruka. Imvura yaje kugaruka iti aha babwira umugaragu witwaga Obadi ati ca ahangaha nanjye ca ahangaha tujye gushakisha umugabo witwa Eliya. Tujye gushaka ate? Ngo baramuhiga igihugu cyose batuma abahanuzi benshi ngo baze ngo Ahabu akajya abwira umugore we Yezebeli ngo ariko ubundi ko wambwiye ko ufite Imana
abakozi abahanuzi 850 narabatoje ibindi jewe simbizi. Imana ya Yezebeli yakizite ubwo urugo rw'umwami Ahabu rwari rwasambutse. Ubwo murumva bararyamaga hari hasi hejuru. Ahabu akabwira madamu ati madamu, imana zawe wazanye ukenyereho n'izizana imvura. Yezebeli ati jye narazizanye, niba utarazibonye naciye imana mu gihugu warabibonye. Ngo maze umugaragu w'Imana wa Obadiya aratambika, Ahabu nawe acira inzira n'abandi bahanuzi ngo bagende igihugu cyose bari gushaka Eliya. Ariko Mana we, Imana niyongere ihagurutse ba Eliya hano. Imana nihagurutse ba Eliya muri Finilande. Nihagurutse urubyiruko ihagurutse ba Eliya. Ngo barahura ngo Obadiya aramubwira ati mugaragu w'Uwiteka, umwami arimo gushaka uragisha abahanuzi bose mu gihugu urashaka ko nanjye anica. Ati si Imana yawe nimubwira ko muhura ikakubwira ko utajyayo nabigira. Eliya aramubwira ati turahisha Uwiteka, genda umubwire duhurire ku musozi Karumeli. Ku musozi hehe? Aho niho turi buhurire. Ngo maze Ahabu agikubita amaso Eliya aramubwira ati niko wa mugabo, imbaraga nari narakuburiye watwaye imvura urabihanura uravuga ngo urayitwaye. Umfasha arangije aramubwira, ariko wihangane mumbabarire mu gihugu muvuge ngo amena. Aramubwira ati impamvu imvura yabuze ntabwo ari jyewe Eliya, nuko mwimuye Uwiteka, nuko mwagomeye Imana, nuko mwashize Bayali ku ngoma. Warangije aramubwira ati noneho nimuze muhamagara Abisirayeli bose, abari baribagiwe Imana bose, ngo duhurire ku musozi hehe? Ngo bahurira ku musozi Karumeli. Ngo Eliya arababwira ati noneho umuntu uri buhamagara Imana igatwika igitambo, iyo niyo Mana y'ukuri. Arababwira ati ngaho mwe nimubanze nimugire mute, nimutambe igitambo. Ayo magambo twayasomye hano. Ngo barabanza ngo bafata igicaniro, ngo bapfa gukubitaho igitambo batabanje kugisana, bapfa kugira ute gukubitaho. Urumva icyo bivuze? Gupfa gukubita ku gicaniro, gupfa kuvuga ibintu by'Imana utirana, never. Ngo bapfa gukubita, ngo maze batangira guhamagara Bayali, ngo nyaboneka Bayali dukize. Ngo Eliya akajya abashinyagurira akababwira ati nimugumye muvuge cyane ubwo wenda yasinziriye. Ako buriya niki cyari cyamaze kuba buriya mugabo ni Imana. Bakongera ngo bagahena bati nyaboneka Bayali ngwino utwike igitambo. Ngo Bayali kigumira bagahindukirira Ashera bati Ashera nyaboneka ngwino utwike igitambo abantu umuriro. Ngo Eliya akababwira ati ariko wenda yasuhutse nikoze hanze murebe ko igeze hariya izi. Ariko yarabashinyagura bati wenda yanyarukiye ku isoko, reba Imana inyarukira ku isoko. Eliya arabashinyagurira arababwira ati iyo Mana mwahereye mu gitondo ikaba itaramanuka, iyo ni Imana kweli? Bati ngaho nimuvuge mugerayo. Ngo bigeza mu gihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, muvuge ngo amena. Ngo Eliya yarebaga ku isaha arebe ko igihe kirangira. Ngo arangije ngo arababwira ati igihe cyanyu twavuganye kirarangiye, mureke nanjye mpamagara Imana, muvuge ngo amena. Ngo nawe araza noneho arabanza asana igicaniro, ntitwahasomye. Ngo arabanza agira ate? Asana igicaniro cy'Uwiteka. Gusana igicaniro bishatse kuvuga kubanza gusaba Imana iki? Imbabazi no kwibwira ngo turi abanyantege nke, Mana duhe imbaraga. Ngo aragisana. Ngo amaze kugisana kureba muracamurikiye ako
Imana. Icyama nihaza umwuka wa Bayali Mana. Ngo barangije ngo basuka amazi hejuru y'igitabo. Kandi mwibuke ko ku bwa Bayali nta mazi bagize ute, ntayo bari basutseho. Batambye nta mazi ari ubukungu. Ariko Eliya arababwira ati nimusukeho amazi, muyasuke hejuru y'inkwi zitote bya sawasawa, kugira ngo Imana yigaragaze. Nuko amazi abanza kuzura uruhavu, ubundi mu buryo bw'umwuka Kurangin.